Yes, reka ngusuhuze nkwifurize kugubwa neza wowe ukurikiye Amedia TV jye wumva kuri Micronite Kamanzi. Ni wa mwanya w'amakuru n'ibiganiro kuri cryptocurrency. Mwihanganire ayo majwi mwumvamo asakuza biraterwa naho ndi nkuko nabibabwiye. Ntabwo ari ahantu hafututse cyangwa se hafutukiye ku buryo nakora ikiganiro kimeze amajwi ameze neza. Rero niki kinzanye uyu mwanya nzanywe no kubibutsa abandi kubamenyesha yuko uyu mwaka w'ibihumbi 2026 ari umwaka mwiza cyane kuri crypto mining, ariko bikaba byarahereye mu mwaka w'ibihumbi 2026. Umwaka w'ibihumbi 2026 ni umwaka twabonyemo ukurabagirana kwa mining applications kuri Pi network nyuma y'imyaka 6 yose tuyi mininga. Uyu mwaka rero w'ibihumbi 2026 ho ikomeje ibikorwa byayo byo kubaka ecosystem yayo izatugeza kuri byinshi, igatuma n'agaciro ka coin yayo kazamuka, ariko cyane cyane ikomeje umurego wo gukururira abatuye isi kwinjira muri Pi ecosystem kugira ngo bubakemo ibikorwa remezo bizaba bimwe mu bizafasha kubaka isoko rya Pi network rihamye kandi ryivugira mu ruhando mpuzamahanga cyangwa se ku isi hose. Mbibutse yuko Pi network yamaze guhuza n'umugabane w'Uburayi ku bijyanye n'isoko ry'ama cryptocurrency. Uyu munsi kabigeze ku mugabane wa Amerika, ejo cyangwa ejo bundi tuzayumva muri Afrika cyangwa se Aziya, bityo iheture isi yose nk'uko intego yayo iri. Reka nibutse umuntu utarakora subscribe ayikore, kandi buri wese musabe gukanda like, hanyuma ikibazo ufite twandikire muri comment. Uyu mwaka rero ngiye kubagezaho coin zigera ku 10 biteganijwe ko zigomba kujya ku isoko. Iya mbere ni Pi network deje yamaze kujya ku isoko. Rero hari umunsi umwe abantu babyutse bagiye kumva bumva ngo uyu munsi Pi iraronkinga, nyamara baramayininze bamayininga uko bashoboye, bamayininga mu buryo bwose bafite, birangira zibabyariye umusaruro. Hari umunsi umwe umuntu yabyutse agiye abona Pi yamayininze zimutse zageze kuri wallet. Uwo munsi bararonkinga, aravunjisha, bamuha amafaranga afatika, abona yuko koko Pi itibeshye. Niko bigiye kuzagendekera abandi bantu bamayininze izindi applications, izindi mining applications zirimo izo ngiye kubabwira. Iya mbere nimpareyeho ni Pi network. Iyo yo rwose ntikiri inkuru mbarirano. Hari abatinyuka bakavuga ngo wowe ngura cyavuga ngo Pi ni igicupuri. Sawa, nta kibazo, wowe reka Pi network ikomeze ibe gicupuri mu mutwe wawe, ibe scam. Ubwo nawe uri scam, kubera yuko ubundi zo yishaka wiki tubwizanyije ukuri ko ari scam. Ubundi urayishaka wiki urakurikirana ibiganiro byayo ujya he? Ubundi urabishwa n'iki? Aho ngaho urimo kutubeshya. Yireke, tuzabyemera yuko ari scam kuri wowe utacyandika muri comment ku kiganiro cya Pi network cyangwa mining iyo ari yo yose. Bireke rata icyo wowe ukurikiye Amedia TV. Pi network kwikubitiro izi mining tuvuga ni zimayiningirwa kuri mobile phone. Yamaze kujya ku isoko ku itariki 20 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka w'ibihumbi 2025, kandi n'ubu ngubu irakomeje iracyari ku isoko. Ushaka kuzigura urazibona, wajya kuri OKX, wajya kuri Bytegate, wajya kuri Kraken no kuzindi zitandukanye, Get.io, bityo. Hanyuma ushatse no kwikenura urabikora. Rero ntazagira ubabeshya
uzakubeshya uzamubwira uti nyihera payi zawe kubera ko ari sikamu, ntazo yaguha. Hanyuma rero iya kabiri ni VIU network. VIU network cyangwa se Vision Update Network, iyi ngiyi twatangiye gukora KYC yayo, ndetse tumaze kubona na migration zigera kuri 2, jewe maze kubona 2. Hanyuma dutegereje, murambabarira neza ntago nibutse neza ukwezi withdraw bategereje, ariko ni vuba. Wefata ngo niba twaratangiye gukora KYC, ese birasaba iki? Ibyo biganiro by'ibisabwa byose no gukora KYC byose twarabikoze, registration byose twarabikoze, biriho hano kuri Amedia TV. Ugomba kubishaka ukagira ute, cyangwa se ukinjira kuri groupe WhatsApp yacu, ni WhatsApp channel, aho ushobora gusangaho buri kiganiro cyose twagiye dutanga, nta muntu wandikaho, uko twakabishyizeho ubisangaho, hanyuma ugakurikira icyo ushaka. Iyo yari ya kabiri. Ya gatatu ni Avem Network. Iyi yo yari yatanze itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka wa 2026, ariko noneho yaje kwimura itariki igamije kugira ngo izabone uko ibyo kubikuza bigenda neza. Itanga itariki 16 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka wa 2026, tukaba tuyitegereje tukazatangira kwibyaza umusaruro nayo. Indi ni Sinbad Network. Sinbad Network, nureba neza barakwereka yuko kuri CoinEx iriho kuri Web3 no kuri Binance iriho kuri Web3. Izo nizo exchanges ebyiri nagenzuye. Hari Binance Exchange, hakaba na OKX Exchange, ariko hakaba na Binance Web3 ndetse na OKX Web3 niho iri. Hanyuma kugira ngo uyibikuze ukoresha network ya BEP20. Hanyuma kugira ngo ibyo bibe itangire kubikuzwa, bizaba ku itariki 17 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka wa 2026. Ni ukuvuga ngo nurebamo neza hano barakwereka ko hasigaye ubu tuvugana hasigaye iminsi 7 n'amasaha 12. Ubu tuvugana nkora ikiganiro, ubu ndimo gukora ikiganiro kuri uyu wa kabiri, umunsi turi kwa kabiri, kuri izi tariki 9 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2026, ndi ku isaa 4:04 z'ijoro nibwo ndimo gukora iki kiganiro, nubwo kiri bubagereho mu gitondo. Ubu abambere murimo kucyumva mu gitondo, ariko mu by'ukuri nagikoze mu ijoro kuri izo saa 4:04, kuri izi saa 4:04 neza, kuri izo nkaho byarangiye kuri izi. Hanyuma rero iyi Sinbad icyo gihe nikigera tuzabereka uko bikorwa, yewe no kuri Avem Network nabyo tuzabereka uko bikorwa, yewe no kuri VIU Network nabyo bazatwereka uko bikorwa byo kubikuza. Ya gatanu ni Tokecoin. Tokecoin ku itariki 29 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka wa 2026 izatangira gutanga KYC. Tuzatangira gukora KYC, ikaba iteganijwe kuzaronshinga iri ku madolari 0.8, hagati ya 0.8 n'amadolari 2. Vision Update iri ku madolari 0.83. Avem yo iri hagati ya 0.0213 na 0.0222 by'amadolari. Urumva rero ko ni uruhare rwawe. Hanyuma rero ya gatandatu niyo bita Bytephone, yatweretse yuko dushobora kuzatangira gukora verification yayo ku itariki 19 z'ukwezi kwa 8 mu mwaka wa 2026, bikumvikana yuko ishobora kutarenza uyu mwaka nayo itaratanga umusaruro. Swapphone yo hasigaye iminsi mike cyane ibarirwa ku ntoki, niba atari ngahera 10,
ntabwo irenze 10 iminsi isigaye kugira ngo igere ku minsi 100 oya ni iminsi turi ku munsi w'132 ngira ngo mu gihe bari baduhaye iminsi 155 ubwo urumva ko yagiye nayo turayisatira. Indi ni Fonsex mu minsi 105 no isigaje iminsi nayo ntabwo kwezi kugeramo kwezi ni kwinshi ibyumweru bibiri ntabwo narebyeho ariko naho ngaho biri ariko icyo nshaka kuvuga nuko nayo iri mu zirimo gutembera hano hafi zigiye kubyazwa umusaruro uyu mwaka ni umwaka wa 2026. iya 9 ni Star X Network. Iyi ngiyi twatangiye gukora KYC yayo buri wese wujuje coin 1000 atangira ashobora guhabwa KYC akayikora, ariko kugira ngo ijye ku isoko biteganijwe hagati y'ukwezi kwa 8 no kwa 9, kandi ikaba yaramaze kugaragaza yuko izaronshinga nibura iri ku madolari hagati ya 0.5 n'amadolari 3. Iya nyuma rero ni Mira Network. Mira Network ntabwo ndabaha amakuru yayo atomoye, ariko hari izindi mbuga nabonye ziyatanga mwazikurikira mukareba, ariko nanjye nimara kuyicarira neza kubera ko maze igihe ndi bize hari ibyo mugiyemo uburwayi iki narababwiye, hanyuma nzayabaha, ariko mushobora no gukurikira ku zindi mbuga. Iyo nayo iteganijwe muri uyu mwaka yuko igomba kujya ku isoko, na cyane yuko iri hafi gutanga KYC. Buri wese rero biramusaba kwitegura. Izi ngizi 10 rero uhereye kuri Pi Network, izindi 9 zisigaye iyo ngiyo twamaze kwisogongera. Mbonereho kumenyesha abantu batarabona KYC n'abayibonye batarabona migration, bayujuje ariko batarabona migration, yuko mugomba kwiga gutegereza kubera yuko Pi Network iracyafite urugendo rurerure. Niyo mpamvu nka Media TV twafashe umwanzuro wo kwigisha abantu kumayininga izindi coin kugira ngo zibafashe kwikenura mu gihe tugitegereje Pi Network. Tutifuza yuko tuzayisesagura, ahubwo izatubera akabando k'iminsi tuzicuma, iminsi tuzicumba iminsi kicuma. Utabyumva nkanjye nakomeze yumva ukwe nta kibazo, ariko ababyumva nkanjye dukomeze dutegereze kandi tumayininge n'izindi. Ejo cyangwa ejo bundi zizagira gutya zitobore nk'uko Pi Network nayo yatoboye. Reka nongere soze nsubiramo ijambo natangije rikubwira ngo hari umunsi Pi Network, hari umunsi wenda Tocoin, hari umunsi wenda Avemu, hari umunsi wenda Mira Network, hari umunsi wenda Bytephone n'izindi uzabyuka usange zakinguye cyangwa zafunguye imiryango y'imigisha nk'uko Pi Network yabigenje. Ubu ngubu agaciro Pi Network iriho coin yayo ku ma exchanges, wayivuga ibigwi yavuga ati yakubwira ngo uri umusazi, ariko mu by'ukuri igihe yaroncingaga mwibuke ko yigeze kuzamuka igira ku madolari 3, 2 n'ibice gutyo. Mu by'ukuri icyo gihe abagize izo bavunjisha barishimye. Kuba rero amanuye agaciro ntabwo bisobanuye yuko itagize umumaro cyangwa se itatweretse yuko ari ingiramumaro. Rero mwisuzugura uwadukamiye, ahubwo ni mu mukomere yombi, kandi ikindi bitubere isomo tubikomeze no kuzindi. Ejo cyangwa ejo bundi wowe wamayininze neza hari igihe zakubyarira umusaruro. Nababeshya hari umuntu wampamagaye yambwira yuko umuvandimwe we yamwingingiye kujya muri Pi aranga, ariko umuvandimwe arakomeza aramayininga nta kibazo. Umunsi wo kuronshinga Pi yari afite Pi nyinshi kuko yarabishishikayemo cyane, yavunjisha yagize aratekereza. We ntiyigeze analokinga noneho kugira ngo ubyemere neza, aricara aratekereza, arazifata araziterura zigishyira ku isoko zose. Yari igeze ku madolari 2.18 ngira ngo niba 3, aravunjisha akuramo miliyoni 12 z'amafaranga y'u Rwanda. Umuvandimwe wabibonye aravuga ati ni ibingibi nirengagije, ahitamo kumayininga. Noneho ibingibi wabimbwiye ni umuntu ntavuga izina rye, ariko
mu by'ukuri yabimbwiraga ambwira ngo ndicuza. Umva ikintu yambwiye ngo ndicuza, ati kuko umuvandimwe wanjye ntako atagize, ati ariko ntacyo, izo nzabona nizo ngayo nguko. Nawe rero ejo cyangwa ejo bundi hari umunsi ushobora kubona inshuti yanjye, ntugasuzugure ibiriho, ukajya kubona ukabona umuryango w'imigisha urafungutse. Muri Bibiliya haranditse ngo kandi Imana izabahera umugisha no mu byo muzagerageza gukora byose. Nimureke tunanirwe kugerageza, ahubwo tugerageze tunanirwe twagerageje. Murakoze, mugubwe neza, muhaye muronke, ndabakunda cyane. Amakuru nakagaruka.